ngurwo urusaku rwishe we, urusaku rwishe kuri wowe wafunze amatwi yawe wihesha amahoro mu mutima wawe, ariko ayo mahoro adahari. Ariko igihe kirageze kugira ngo amatwi yawe acure injereri kubera ijambo rimwe gusa, amahoro y'umunyabyaha. Ni ko Uwiteka avuga, kubera ko ibihe biri imbere bikomeye bigiye gutuma abantu bambaza ariko babura uwabatabara. Ibihe bikomeye biri imbere, ntabwo mvuga ngo imbere hari ibintu byiza, hari ibihe bikomeye, kandi ibihe bikomeye biri imbere ntabwo bizazira umwirabura ngo bireke umuzungu. Ibihe bikomeye bimanukiye abanze kwemera kuyoborwa n'Imana, abakomeje kongera icyaha ku kindi. Ibihe bikomeye birabamanukiye. Barupingaye mwege muvuga ngo nta kazaza ngo bagumye kera babivuga, umenye ngo noneho iyi ni indunduro. Ibihe bisabwa kugira ngo wemere kuzinukwa, urasabwa kugira ngo wemere gutakaza, urasabwa kugira ngo Pawulo yaravuze ngo izarinda muyange nabitekereje nk'igihombo kuko gukurikira Kristo. Urasabwa kugira ibyo takaza ubusambanyi, takaza iyo miti wavanye mu bapfumu, wongere womatane na Kristo urebe ko umugisha utaza. Takaza ibyaha wimitse muri wowe urebe ko utazara. Takaza ibyaha, reka bigende ibyaha wimitse muri wowe urebe ko udakira iyo ndwara. Takaza ibyaha izo wimitse muri wowe urebe ko udakira iyo ndwara. Ntabwo Kristo akunda zapfukamira ikigirwamana kugira ngo nkunde nezeze umuntu, ahubwo nzakorera Imana, Imana izampemba. Nzakorera Imana, Imana izampemba. Nzayoborwa n'Imana, Imana izampemba. Ntabwo nzakubwira neza kandi Imana itabintumye kugira ngo ukuntu umpereze ifaranga. Oya, izo ntaco zamarira. Ntabwo nzavuga ibyo umutima wawe ushaka kugira ngo ukuntu ungurire costume. Oya, izo ntaco zamarira. Uzireke, ariko nzakora icyo Imana yantumye. Nzavuga icyo Imana yantegetse kuvuga. Ntabwo nzatinya, ariko icyo Imana yarakubonye, ariko ugize amakenga wahindukira. Jambo ryaravuze ngo abantu banje, abantu b'Uwiteka bishwa no kutamenya. Ikisha barokore nuko utagira ubwenge. Ubwenge bwarakamye mu bari abahanuzi, ubwenge bwarakamye mu bavuga butumwa, bwarakamye mu bakristo, ariko ikibishe nuko utagira ubwenge kandi gupfa muzo. Kostifo egal jelalastita enima tando kostika egal la tapestisifo egal tando wande kostika egal talastite bo elima tanda wide kostifo ego binamo tandi we kosta egal jewe elome tandi bone kosta. Uburinzi bw'Imana buri kuba yubaha agakingwa k'Imana, kari kuba yubaha abagomba gukizwa, n'abayubaha abagomba gukira, n'abayubaha abagomba kurindwa, n'abemera kubaha Kristo nibo bonyine bagomba gukira. Nushaka ko tujanayo wihane. Hari abantu baza bakurikira aya makuru bakavuga ngo muri kubwira abantu bose ngo kandi harimo n'abakiranutsi. Oya, Imana ishaka kugenzuza umwuka iteka. Ese umutima wawe urakwemeza ko wakiriye Kristo? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukigira ishari? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukigambana? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukunda bariya ukanga bariya? Nimba warakiriye Kristo, kuki ugisambana? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukigirira nabi bagenzi bawe? Ntabwo uramwakira, ahubwo emera komatana nawe. Ubu n'ingaruka ngo ari kuwihangana, ngo akageza imperuka, ngo ni uzakizwa, ngo kandi ahabwe ingororano. Kwihangana ugufite, wakomeje kwihangana, humura ntabwo uzakorwa n'isani, humura ntabwo uzamwara. Abwirwa benshi akumbwa na beneyo. We wanze kwiyanduza ugakomeza kubana n'Imana, ugakomeza komatana nawe, bibazo zaza ukomatana nawe. Mama, humura ntabwo uzakorwa n'isoni. We wakiranutse ukayoboza Imana inzira zawe, ugakomeza kumwiringira, wagize abarozi bakurwanya, ugira ibigaragazo bitandukanye, uhura n'uburwayi butandukanye. Twabakije
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Ngusuze kandi kwifurize amahoro y'Imana, nkwifuze umugisha w'Imana wo dukunda kandi gukurikira ibigana byose bica ku Musaraba TV. Katuvuge ngo ineza y'Imana nibane kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse nabawe bose. Hafi na kure no mu bice bitandukanye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka mwese twizere ko muri amahoro, mwese twizereye ko mukinzwe n'ubuntu bw'Imana. Nizere yuko Imana ibarinze, natwe turashima Imana. Uyu ni Umusaraba TV rero, wahageze kuri subscribe muri mutara kuri subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Wakorakoze uhabwa umugisha n'Uwiteka Imana kuko ukunda ijambo ry'Imana, kandi hahirwa abumva bakumvira. Ijambo ryo yavuze ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Bifurije kumvira Imana mu gihe nk'iki ngiki mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe na Daniel. Daniel tugiye kwana muri kano kaye. Daniel umeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Tumeze neza kandi ndizera ko n'abadukurikiye mumerewe neza, n'abari muri situation zitandukanye z'ubuzima. Imana iri kumwe namwe, natwe tumeze neza. Niyo mpamvu twabonetse hano ku Musaraba TV. Yo tutaza kuba tumeze neza ntago zari gukunda ko tuwaboneka, ariko turashima Imana ko yaduhaye kumera neza, ndetse ikaduha izo tugomba kuzana uyu munsi wa none. Makuru cy'imisa yafe mboni meza, turashima Imana, ndetse kandi dutegereje kugaruka kwa Kristo. Nkunda kuvuga ngo iyi minsi ni y'imperuka, kandi dutegereje kugaruka kwa Kristo. Niwe wenyine uzakura ibitameze neza, ahubwo akarema ibimeze neza. Niyo mpamvu yavuze muri Yesaya hano aravuga ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, izakera ntabwo bizibukwa kandi ntabwo bizatekereza. Rero uko tumeze dufite ibyiringiro ko dutegereje Kristo. Muri asemperuka ntiba buri munsi ra mbo imperuka. Hari umuntu avuze ngo imperuka iba buri munsi, kaba kuri buri muntu, akahora n'imperuka ye ikarangira nta iri kuba no minsi. Igihe tuzabona imperuka ni igihe Yesu Kristo azabaje gutwara itorero. Mu gihe itorero rigihari hari imperuka, mu gihe itorero rigihari imperuka ntiraza. Imperuka izaboneka igihe Kristo azabaje gutwara itorero. Ahubwo turi mu minsi yo kwitegura imperuka, ducana amatabaza yacu kugira ngo ubwo azaza tuzabe turi maso. Ahubwo muri iki gihe hariho gupfa ku banyabyaha, ndetse kandi hariho gusinzirizwa ku bakiranutsi kugira ngo bategereze uwo munsi basinziriye mu bituro. Uwo muntu wapfuye cyangwa umuntu wasinziriye ntabwo imperuka iba yageze. Igihe ke kiba kitaragera kubera ko abagitegereje kuzamurikirwa Kristo ubwo azabaje. Iyo umuntu apfuye ajya hehe? Iyo umuntu apfuye biterwa. Hari upfira kubabara, hari n'usinzira, kuko biravuga ngo abazaba basinziriye mu bituro bazazukira kugira ngo bamubone uwo Kristo. Iyo umuntu apfuye arabapfa bagapfizaho bikaba birarangira bagapfira kubabara. Hari nanone abapfa bagapfira muri Kristo Yesu, bagategereza cagiye azabaje gucira abantu imanza z'ivyo bakoze. Ese gucumura k'umuntu, kugoma k'umuntu ni roho, icyo bita ni roho, uwo mwuka uvuga ni wowe wacumuye cyangwa umwuka usigara ari muzima mu buzima busa icumuye, roho yawe niyo ibicumuye. Icambere umwuka atuye mu mubiri, umwuka wera atuye mu mubiri. Iyo umubiri wacumuye umwuka arahunga, kuko ntabwo umwuka n'uwiteka, ntabwo uwiteka atura mu kizira. Iyo umubiri wagize intege kugacumura, umwuka nawe aricomokera akagenda. Uyu mwuka duhumeka utandukanye n'umwuka wera. Umwuka wera nukubuza gukora ikibi, ariko iyo winangiye ugakora ikibi, umwuka wera aricomokera
ariko iyo wanze gukora ikibi umwuka wera akomeza kugumana nawe. hari ikintu bajya bavuga ngo iyo umuntu apfuye cyangwa se mu mvugo yabo ngo iyo umuntu yitabye Imana ngo roho isubira aho yaturutse. Aho yaturutse ni roho yaturutse ku Mana. none se ndi kwibaza iyo umuntu apfuye ari umunyabyaha undi agapfa ari umukirisitu, izo roho zose zijya ku Mana ko roho zaturutse cyangwa hari roho ijya ikuboza mu byo mwita ikuzimu? Roho y'umuntu w'umukiranutsi isanga Kristo ari we wera, ariko roho y'umuntu w'umunyabyaha w'umupagani roho nawe arega ni umuntu, kandi niwe muntu waremwe n'Uwiteka Imana. Iyo wamaze gucumura ukava mu isezerano ry'Imana ugakora izangwa n'Uwiteka Imana, ntabwo uba ukirwa roho y'Imana, ahubwo uba wigumuye ku Mana, wabaye uwa Satani. Ubwo ako kanya ntabwo Kristo ntabwo Yesu aba ari we so wawe, ahubwo Satani niwe uri kukuyobora. Umuntu agira ibice bibiri. Yego. Uzarebe iyo ugiye gukora ikintu kibi, hari umutima uzavuga ngo iki kireke. Yego. Undi akazavuga ngo iki gikore. Umva ni ibintu bibiri, ni impande ebyiri ziba zihanganye. Ibyo bice akenshi kugeza umuntu ashizemo umwuka, ibyo bice biba bigihari ko ari bibiri. Yego. Igice kivuga ngo reka icyaha, ikindi gice kikavuga ngo kora icyaha, inezeze, ibi ni byo byiza. Iki kikakubuza, rimwe na rimwe ukakumvira ikikubuza ukemera ikikwemera bitewe n'Imana. Kimwe tukita positive, tukita negative. Yego. Rimwe na rimwe ukemera negative, positive ukayitera umugongo, cyangwa ukemera positive, negative ukayitera umugongo. Ko umuntu apfa ibyo bice bikiri bibiri, ibyo bice ubwo si igice cy'Imana cy'umwuka uvuga ku Mana, uvuga ku Mana uvuga kuzimu. Ese ko kimwe ndikumva ko kimwe cyaba kijya mu ijuru, kiri kikabona ko kijya kuzimu, ko umuntu akaba ibyo bice bibiri. Ubyumva ute wowe? Yego. Ikintu ugomba kumenya, yaravuze ngo sizi inzira ebyiri imbere yawe. Imbere yacu hari inzira ebyiri, iyo donc ntabwo Imana iguhatiriza, ahubwo Imana ishyira ibyiza imbere n'ibibi imbere yawe, kugira ngo we muntu kandi yaguhaye ubwenge. Niko ijambo ryavuze ngo yewe mwana w'umuntu, yakumenyesheje ikiza icyari cyo. Rero muri wowe wahawe ubwenge n'Imana kugira ngo uhitemo, aho ugomba guhitamo nimba ari heza cyangwa nimba ari habi, niho hazakugirira umumaro mu gihe cyo gusoza urugendo rwawe. Icyo ugomba kumenya ni kimwe, iyo wahisemo neza imbere ubona ibyiza, ariko iyo wahisemo nabi nanone imbere ubona ibibi. Kandi ibyo dukora birandikwa, hari marayika ugomba kwandika nimba wakoze neza, izo wakoze neza birandikwa. Nimba wakoze nabi ndetse wandikirwa n'umubi, ntabwo wandikwa mu gitabo cy'imirimo. Bishatse kuvuga ngo njyewe Daniel, aho nayobotse niho nzahemberwa, aho nakoze niho nzahemberwa. Ntabwo umukozi azajya kwishyuza nepo kandi yakoreye Daniel, ahubwo azishyuza nde? Azishyuza uwo yagize gute? Yakoreye. Twebwe rero izo dukora dufite abatuyobora. Utuyobora ninde? Ni Kristo waduhamagaye. Kandi Kristo nawe agira amategeko ngenderwaho tugomba kwitondera. Itegeko rya mbere, uwo nk'umukorera icya mbere ni uwamwizeye, ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Uwamwemeye ni uwitondera amategeko y'ijuru. Nuvuga ngo kinara kimbujije ndakiretse, kinara arambwiye ngo singikore, ntago ngomba kugira gute? Ntago ngomba kugikora. Uwo rero ni uwa Kristo. Uwa Kristo rero ahabwa ibihembo bihabwa aba Kristo. Uwa Satani nawe ahabwa ibihano bihabwa abasatani cyangwa se aba Satani. Yego. Ntabwo tuzishyuza Imana kandi tutarayikoreye, ntabwo tuzahembwa nayo kandi nta mirimo twagize gute? Twayikoreye, ahubwo tuzahembwa na Satani. Niko ijambo ryavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ngo ariko impano Imana itanga. Donke hari ibihembo Satani atanga, ndetse hari n'impano Imana igize gute? Imana itanga. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ngo ariko impano Imana itanga ni ubugingo. Hari ibihembo Satani agira iyo wamukurikiye, hari n'ibihembo by'Imana igize gute? Itanga. Donke bose Satani n'Imana baragushaka. Imana iragukeneye, Satani nawe aragushaka. Urasabwa kugira ngo uhitemo ikiza, kugira ngo Imana ikurwanirire.
ntabwo Imana izarwanirira umuntu wemeye guhitamo neza. Muri wowe harimo amahitamo, ukwiye guhitamo neza, Imana ikagushigikira. Niyo mpamvu Imana yabwiye Kayini, iramubwira ngo nukora neza uzemerwa, ariko nudakora neza ngo izabizita ugatugira ku rugi rwawe, ngo kandi nta muntu ugomba kubitegeka uretse wowe. Nta muntu wategeka uretse wowe, urasabwa gukora neza rero. Imana iguha umugisha. Daniel, reka tugushimire, Imana iguha umugisha ku bisobanuro byiza. Urasabwa gukora neza kubera ko ugukorotije ni Kristo, ari imbere yawe, ateze ibiganza yiteguye kukwakira, kandi gikomeye Satani ntabyiza atanga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribwira abantu bahisemo nabi, rikababwira ngo nico gituma muri Yeremiya, nugaruka nange nzakugarukira. Iyo wahisemo nabi ukemera kugaruka, Imana ni inyebambi, irakugarukira. Ariko iyo wanze guhitamo neza, Imana irakureka. Ntabwo Imana iguhatiriza, yashize inzira ebyiri imbere yawe. Reka dusome Umwuka Wera ashoboze abantu kugira ngo bagire amahitamo meza, sibyo ko yanabikoze, ahubwo tubwire umuntu amanze agenzura areba amahitamo ari guhitamo kugira ngo adahitamo. Kandi ikindi abantu bareke gushaka kuruhanya n'Umwuka Wera w'Imana. Hari abantu barimo gushaka kuruhanya n'Umwuka Wera w'Imana, kandi ijambo ryabwiye abanyabyaha, ndumva ni mwitangiro ice cyawo cya 6, riravuga ngo umwuka wanjye ntazaguma kuruhanya n'abana b'abantu. Abantu mureke kuruhanya n'Umwuka Wera w'Imana, ahubwo mukanguke mwemere ko Imana ibategeka, nibwo muzanesha. Amen. Daniel, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka iminota isigaye nyiguhe nayo uyikoreshemo utanga ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe. Romanze usenge Imana, ukomeze iminota isigaye uyikoreshe neza. Urakoze Data ku bwa kano kanya waduhaye kumugisha. Bana natwe utaramane natwe, imbaraga zawe zikorotije rino jambo ryawe. Mwuka Wera agera impande zitandukanye, agere hose atandukanye, ukangurira abantu kuba bigishwa bawe, ukangurira abantu guhindukira no kureka ingeso mbi, ukangurira abantu gukora izo ushaka ndetse n'izo ukeneye ko bagomba gukora. Muri zose ubane natwe kandi ukora iz'ubutwari, mu izina ryawe ryera Kristo urakoze. Amen. Ndagira ngo dusome muri Yohana, kandi abantu gamuze mutunga Bibiliya. Hari umuntu ura telefoni heza ariko ntatunge Bibiliya, abandi bakavuga ngo tuzazitunga muri telefoni. Hari igihe kizagera nguko porogaramu za telefoni zohora zihinduka, niyo porogaramu yitwa Bibiliya ihinduke muri telefoni yawe, maze uburi kerekezo. Kubera iki watunze ikoranabuhanga ntiwatunga umwimerere, igihe kizagera bikurweho uburi ijambo ry'Imana. Ariko nanone kuritunga gutya gusa ritari mu kwinjira mu bwonko bwawe, izo nta gaciro, ahubwo ritunge ricengere muri wowe, uzanesha iteka. Yohana igice cyawo, Abaroma igice cyawo cya 8 ku murongo waho, uhere ku murongo waho wa 12 ugeze kuri 14. Twumva ico Umwuka abwira amatorero umugaga atoye Imana iduhaye. Abaroma ibice 8. Abaroma igice cyawo cya 8 ngo were ku murongo waho wa 12 ugeze ku murongo waho wa 14. Nuko rero bene data, yes, turi mu mwenda ariko si wa kamere y'umubiri. Umwenda turimo ntabwo ari wa kamere y'umubiri, ntabwo ari wa kamere y'imibiri yacu, ngo dukurikize ibyayo, nuko kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri, nimba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Aho niho nshaka. Nimba dukurikiza ibya kamere y'umubiri dutegeka, tuzapfa. Nimba dukurikiza ibyo kamere y'umubiri dutegeka, ikadutegeka tukanga gutegekwa n'izo kamere y'umwuka idutegeka, kandi tuvuga ngo turaba Kristo, tuzapfa. Nimba dukora ibyaha umwuka yanga, tuzapfa. Nimba dukora ibibi kandi kamere idashaka, tuzapfa. Winyihanganire cyane, ari ngigeza mvuga cyane niko nahamagawe. Ari nzasenga Imana mba numva jewe igihe ari gihe kizasobanuka zezenda ntere bafura aho ngaho ku marembo yiwawe kubwira hari nibwo uzumva. Ntere bafura aho ngaho ku marembo yawe kugira ngo wumve. Kubwishaka ryanjye
ariko imana yatumye ngo mumaze igihe muyoborwa na kamere y'umubiri, ariko iz'umwuka ashaka ko mukora si zo mukora, iz'umwuka akeneye si zo mukora. Kandi muramuvuga mukavuga ngo mwaramwizeye, mukavuga ngo muri kumwe nawe, ariko izo ashaka si zo mugenderaho. Yambwiye ngo mbabwire ngo muri aba Satani ntago muri ab'Imana, kubera ko mutemera kuyoborwa n'amategeko y'ijuru, mugasambana kandi atabishaka, mukaraguza kandi atabishaka, mukajya mu bitandukanye kandi atabishaka. Kandi ijambo rya Imana yayinyeretse abantu barasenga ariko bakaja no mu bapfumu, bakajya gusenga ariko bakaja no kuraguza. Bamurangira umupfumu uri bunaka akajayo, bamurangira umuhanuzi uri bunaka akajayo, yamara gusenga arambiye mu masengesho akavuga ngo Imana yarambeshe. Ntabwo Imana yakubeshe, ahubwo warajarajaye, Imana ije kukureba nti yakubona. Ijambo ryaravuze ngo nta mugaragu woceza abami babiri, ngo kuko ngo yakunda umwe ngo akababaza undi. Imana irakureba ikabona uri kujarajara. Mu kintu ca mbere umuntu witwa Nowa yakoze akimara kurokorwa n'Imana. Abantu muri mu kwibagirwa ko Imana yabarokoye, Imana yabavanye akomeye, ibavana kuri, ibavana mu bibi, ahari yakakari ubuzima bwanyu, ariko gushima byarabananiye, ndetse no kuguma muri wa mwanya yabasizemo byarabananiye. No ngo akimara kurokorwa n'Imana, ngo ikintu ca mbere yubatse ngo arangije ngo yubaka igicaniro, ngo arasenga, ngo aratakamba, ngo Imana iranezerwa, ngo bituma Imana izana amagambo mashya. Impamvu amagambo ubwirwa n'Imana cyangwa se wumva uhora wumva iteka adahinduka, nuko muri wowe wararangaye, uyoboka izindi mana, ukora ivyangwa n'Uwiteka Imana. Ariko Imana yatumye ngo hindura gahunda yo gusenga. Topic y'ijambo Imana yambwiye yavuze ngo hindura gahunda yo gusenga. Yewe we wizera, hindura gahunda yo gusenga, utangira usenga Imana mu murongo Imana ishaka. Aho ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Nimuramuka mwicishije umwuka, tanda stala bele mokostifo egai, heno tatikistifo egai, hiwa tanda stide bolia. Nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Ukeneye kurama, ukeneye kuramira kubona ivyiza, ukeneye kwakira ivyo ukeneye, ukeneye guhirwa n'Imana, urasabwa kugira ngo ugaze kamere. Gaza kamere, kandi kuyigaza kwawe nuko wemera kwakira mwuka wera muri wowe. Jambo ryaravuze ngo uyu mwuka wera ngo azatuma mumenya ukuri, kandi kuno kuri niko kuzaba batura. Ntabwo uzongera guca imanza igihe wemeye kuyoborwa n'umwuka. Ntabwo uzongera kuja mu bibi igihe wemeye kuyoborwa n'umwuka. Ikibazo dufite nuko abantu batemera kuyoborwa n'umwuka, nuko abaririmbyi benshi dutuze muri iyi si batemera kuyoborwa n'umwuka, bari kuyoborwa na kamere yo kwishira hejuru. Nuko abantu benshi bavuga ko bizeye Kristo, ntabwo bazabemera kuyoborwa n'umwuka. Emera kwicisha umwuka ingeso. Intwaro yawe nuko ugomba gutunga mwuka wera. Umuririmbyi yaravuze ngo ndi umukristo, ngo kandi nzahora ndiwe, ngo nubwo igihugu cyose canseka, ngo mfite umugaba mu ijuru, ngo ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Kandi abantu umuntu arababwira kwihana bakumva, ariko bamara kumva bigatambuka bigasohoka. Ntabwo kwihana ari nonaha gusa, igihe cyose, buri segonda, kila dakika na segonda ukwiye kwihana, ugahora witunganya ibihe byose. Ntabwo bihanejo ngo none ngo ntibihane, ukwiye guhora uri maso iteka. Yaravuze ngo muhore mwiteguye, ngo kandi amatabaza yanyu azahora yaka. Itabaza ry'abantu ryarazimye, ariko bakomeza kugenda. Amatabaza y'abashumba yarazimye, ariko baguma kugenda. Amatabaza y'abahanuzi menshi yarazimye, ariko baguma kugenda nta matabaza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kubera ko mutabona amaherezo yanyu, mugiye kurwa mu rwobo, kubera ikibamurikira mwamaze kugitakaza. Ariko nakugira inama, Jonathan Stala banga kostefegai, nakugira inama kugira ngo utangire uboneza itabaza ryawe. Muhanuzi wataye umurimo, mushumba wataye umurimo, mushumba wagiye mu bapfumu, tangira uboneza itabaza ryawe. Ariko nutariboneza, handi muzahekenyera amenyo, no hagiye kuboneka. Izerekana kuza kwe biri utakuboneka,
agiye kutugabira kubaho kwiteka kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Izerekana kuza kwa Kristo zamaze kuboneka, ariko wowe ukeneye kubibona, amaso yawe ntabona, ukeneye gutabarwa ariko amaso yawe ntabona, ibigomba kukuyobora wabikamije muri wowe, ibigomba kugutambutsa zamaze gukamuka muri wowe, ngo muri kudutera ubwoba. Ntabwo ari ubwoba, ntabwo ubwami bw'ijuru bujyamo abanyabwoba, ubwo ijambo ryaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, ngo kandi intwarane zibugisha mu imbaraga. Ambara imbaraga gutsinda ibyaha, ambara imbaraga gutsinda ubusambanyi, ambara imbaraga gutsinde kuja mu bapfumu, ambara imbaraga gutsinde kuja mu businzi, ambara imbaraga gutsinda ubugambanyi, ambara imbaraga gutsinde, ambara imbaraga gutsinde, ambara imbaraga zari muri Kristo Yesu, ambara imbaraga urebe kudakira indwara, ambara imbaraga urebe kudakira ubwo bumuga, ambara imbaraga. Haleluya! Impamvu hari ikintu ugendana naco cyanze gukira nuko wanze kwakira Kristo. Umubiri Kristo yagezemo izanze kwemera biremera, umubiri Kristo yagezemo izabira kamuka. Yageze muri Zakayo, amaze kwinjira muri Zakayo areka ubujura, Zakayo ata ubwambuzi bwe, Zakayo ari bitarikomereza. Ageze muri Sawuli nawe arahindukira. Impamvu guhindukira zakunaniye, negeze mba ndi gusenga ku musozi, mare mpura n'umuhungu, ndatangara cyane, arambwira ngo jewe nza nihana, ngo ariko ngo kwikinisha zarananiye. Ati ndasenga ngasengerwa, ariko kwikinisha zarananiye. Ndamubwira ngo impamvu zakunaniye nuko warebeye igisubizo mu bagusengeye, tubakirebera kuri Kristo. Warebeye igisubizo mu bakubwiye kukize, tuwabibona kuri Kristo, ariko igisubizo cyawe kiri kuri Kristo. Ng'umwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni. Endelesha kusoma hili neno la Bwana. Yego. Dore tostatala banga kostifega. Dore waratakaje wakira ibitari iby'ingenzi, uratakaza wakira ibitari izo kurya nyakuri, ariko ndagira ngo wongere wakire izo kurya nyakuri. Emera kwakira Kristo, emera gusiga uburyarya bwawe, emera gusiga ingeso zawe, emera gusiga zose, wemere gukurikira Kristo, ature muri wowe, asendere muri wowe, izo ukeneye zose uzabigeraho. Emera gushyira Kristo muri wowe, izo wifuza kuri we uzabigeraho. Jambo ryaravuze ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, kandi ukemera ko Imana ariyo yamuzuye, uzakizwa. Kuzatura ni gute? Ndirimbo yaravuze, ijambo ryaravuze ngo muzabona ishano, mwebwe mwatura nti mwihane. Kwatura nti wihane uzabona ishano. Kwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, urasabwa kugira ngo uhindure gahunda, urasabwa kugira ngo wemere kugendana nawe, urasabwa kugira ngo wemere kuzinukwa, urasabwa kugira ngo wemere gutakaza, urasabwa kugira ngo, Pawulo yaravuze ngo izarinda muyange nabitekereje nk'igihombo kuko gukurikira Kristo. Urasabwa kugira ibyo utakaza, takaza ubusambanyi, takaza iyo miti wavanye mu bapfumu, wongere womatane na Kristo, urebe ko umugisha utaza. Takaza ibyaha wimitse muri wowe, urebe ko utazara. Takaza ibyaha, reka bigende ibyaha wimitse muri wowe, urebe ko udakira iyo ndwara. Takaza ibyaha izo wimitse muri wowe, urebe ko udakira iyo ndwara. Ntabwo Kristo akorera mu magambo, ahubwo aravuga ndetse akanakora. Arakora Kristo, atanga uruzaro, atanga gukira, atanga buri kimwe, nta na kimwe cyamunaniye. Icyo usabwa ni kimwe, nuko umwakira neza utishushanya. Nuko umwakira neza utishushanya. Jambo ryaravuze mu Baheburayo, iravuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ngo kandi ntimugahinyure ngo ibihanurwa. None bahaye bahanura, ugatangira kubihinyura utaranabibona. Ngo bahanuzi baratangiye kandi
jambo ryaravuze ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ngo kandi ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ngo ahubwo mugundire ngo ibyiza, ngo kandi mwirinde igisa n'ikibi cyose. Donc kugundira, kudahinyura, nimba Imana ivuganye nawe iragira ngo ugundire, kandi mu kugundira kwawe iragora ngo wirinde. Nimba Imana imaze kuvugana nawe urasabwa kugira ngo urinde, urasabwa kugira ngo urinde icyo Imana ivuze. Kukirinda nta kundi nuko utungana mu mutima wawe, Imana ikabana nawe. Imana niba muri wowe, jambo ryaravuze ngo ndinde ijambo ryanjye kugeza yisohoye. Imana niba muri wowe, rya jambo ryavuzwe nayo rizarindwa. Yavuze ngo kandi ngo mugundire ibyiza, ngo ariko ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. None Imana iri kuvugana nawe ukaja mu byaha, wagera mu byaha ngo yavuganye nanjye ngo icyo yavuze ngo izagisohoza, kandi uri mu byaha. yavuze aracyanditse ngo yariyo yandikwa imyandikwa, iryo jambo ryavuzwe uzaho ryaturutse, ngo yariyo yandikwa imyandikwa. Ariko ndagira nkubwire ngo nimba Imana ivuganye nawe urasabwa gukiranuka. Ivuze ko izaguha ubukwe, urasabwa gukiranuka. Ivuze ko izagutabara, urasabwa gukiranuka. Ndagira ngo nashuriwe nijoro ari abantu Imana yavuganye nabo, Imana ibabwira ibyo izakora, ibasanze muri wa mwanya mwiza wo gukiranuka, ariko igarutse izanye izo yagambiriye kubahereza isanga baratambutse. Abo yabwiye ubukwe ihageze isanga bagiye mu busambanyi, abo yabwiye gutabarwa ihageze isanga bagiye mu byaha. Yarababuze, Imana yarababuze, mwarabuze muri kwivovotera amasezerano, ariko yavuganye namwe yarahageze irababura. Bamwe mwagiye mu bapfumu, yarahageze irababura. Kurinda isezerano, kuguma mu mwanya, kuguma i Yerusalemu zarabananiye. Aho mwagombaga kwakirira isezerano zarabananiye, Imana ihageze irababura. None ngo baravangiwe, ngo niba abahanuzi b'ino minsi ngo bose babaye bamwe. Oya mama yaje kukureba mu mwanya yagusizemo, irangije irakubura. Yabwiye intumwa irazibwira ngo ndagiye, ariko ntimutekereze kuva i Yerusalemu, mugume i Yerusalemu. Nimuhaguma nanjye zaboherereza umufasha. None yarakubwiye urangije urakwepa, uja mu maroji, warakwebye ujya mu byitagutumyemo. Ndakumva mwana Pera tata steko libo limo tanima. Uraza gusoma muri Yesaya osoreza ibice 30 murongo wa mbere ndahumvise naho, ariko bugumye aho ngaho usome 14. Hey testotita la kostifoegai penlo stalama ngo kostegai. Muri mukugezuza ivy'Imana umubiri, kubera ko mwaguye umwuka w'Imana utuwe mugenzura ivyayo, mwamaze kumutakaza. Muri mukugezurira ivy'Imana mu mubiri, ariko araje kandi azanye uburakari bw'inkazi. Ngwe ubuse ngo n'Imana ivuganye najera, impamvu utabimenye nimwe nukubera ko umwuka w'Imana wagomba kugusobanurira wamaze kumutakaza. Mugenzura ivy'Imana mu mwuka, apana kubigenzuza umubiri. Soma. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka wera w'Imana, baba barize Igifaransa, baba barize mu Cyongereza, baba barasomye, baba ari abatunzi. Imana ikeneye ko muyoborwa n'umwuka wayo wera. Jani muri Yesaya, Imana ikeneye ko muyoborwa n'umwuka wera. Yoborwa n'umwuka wera. Muhanuzi yoborwa n'umwuka wera. Hanura uyobowe n'umwuka wera. Vuga ubutumwa uyobowe n'umwuka wera. Tanga uyobowe n'umwuka wera. Hari abantu benshi batakaje umwuka wera, kandi icyo nabonye, iyo mwuka wera wakuyobora agatambutse uja gusambana. Ariko hari ijambo za nkunda, igihe Dawidi yaryamanaga na Mukawuriya, ngo wari umunsi abami bazaga gutabariraho, ngo Dawidi we ngo yigumiraho ngaho. Igihe cyose uzagumaho Imana itagushaka, uzava mu mwanya w'ibisubizo. Benshi mwagumye mu mwanya Imana itabashakamo, igihe k'ibisubizo kirabatambuka. Ngo Dawidi ngo agumaho ngaho, ngo akigumaho ngaho, ngo Satani ngo arahagera. Ahantu uri Satani arahagera. Mu gihe cyose utazemera kuba mu mwanya Imana igushakamo,
satani azakugosora, ariko nuba mu mwanya imana takostifo egaye, imana igushakamo, ntabwo satani azakuganza. Emera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, emera ko Kristo akuyobora, emera kugira ibyo usiga. Ntabwo azakuyobora ugicigatiye ubusambanyi, ntibizakunda. Ntabwo azakuyobora ucigatiye ubwicanyi bwo mu mitima. Ntabwo azakuyobora kubeshya byarakuganje. Ntabwo azakuyobora wirirwa mu businzi. Ntabwo azakuyobora wirirwa mu bapfumu n'ahandi. Oya, ntabwo bizakunda. Urasabwa kugira ibintu uta, Kristo nakaza akakuyobora. Nostala bene costifo egai, gelalastita enima, tando costica ega, la tapestisifo egai, tando wande costica egai, talastite bo elima, tanda wide costifo ego, binemo tandi we costa egai, jewe elome tandi bone costa. Uburinzi bw'Imana buri kuba yubaha agakingwa k'Imana, kari kuba yubaha abagomba gukizwa, n'abayubaha abagomba gukira, n'abayubaha abagomba kurindwa, n'abemera kubaha Kristo nibo bonyine bagomba gukira. Nushaka ko tujanayo, wihane mwiringira gukiza ubu, wihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemere ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru. wihane we, kugira ngo uturwe uwo mutwaro w'uburwayi, umutwaro w'ibigeragezo, umutwaro w'intambara, nuko ugomba kwihana. Hari abantu baza bakurikira aya makuru bakavuga ngo muri kubwira abantu bose ngo kandi harimo n'abakiranutsi. Oya, Imana ishaka kugenzuza umwuka iteka. Ese umutima wawe urakwemeza ko wakiriye Kristo? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukigira ishari? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukigambana? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukunda bariya ukanga bariya? Nimba warakiriye Kristo, kuki ugisambana? Nimba warakiriye Kristo, kuki ukigirira nabi bagenzi bawe? Ntabwo uramwakira, ahubwo emera komatana nawe. Ubu ni ingaruka nzavuga komatana na Kristo ndetse no kumwakira. Kumwakira no komatana nawe ni ibintu bibiri. Ngo Yakobo ngo yaravuze ngo nugukoze ku mutsi wo kunyonga witako ryanjye, ariko ntabwo ndi bukurekure. Ndavunitse ndacumbagira, ariko ntabwo nkurekura. Mwageze mu bibazo muramurekura, ariko kugira inama wagaruka bigishoboka. Ikindi, abantu bagira ishari. Reka mvuge kwa kino kintu, ntabwo abantu bakeneye gukizwa bonyine, ntibakeneye no kubwira abandi gukizwa. Kuki ijambo ry'Imana rikiza imitima rikugeraho, yamara kukugeraho ukarigumana, wakarishayirize na mwene wanyu uri mu Bwongereza, wakarishayirize na mugenzi wawe muturanye, wakarigejeje impande zitandukanye, ariko uza wamurisoma, wamara kurisoma, wamara ugatuza ukaryama ngo ni amahoro. Kubera iki? Aho ushaka kuzaja mu ijuru wenyine, shaka kuzaja mu ijuru ngenyine, ntabwo nakemera gutumwa n'Imana, ahubwo nemera gutumwa nayo kugira ngo basi buno butumwa bukugereho. Nibumara kukugeraho nawe ugire gute uhinduke, ariko bukugezeho ntabwo wayi busangiza abandi, wayi bugumana wenyine. Umenye ngo ico naco nica, nari ndimo nigico teology. Umwarimu aratubwira ngo impamvu mbabwira bino bintu ngo nukugira ngo bizakize n'abandi bazakurikiraho. Impamvu Yesu yagiye akaduha mwuka wera, nukugira ngo uyu mwuka wera tuyobore, tujane ubutumwa bwiza impande zitandukanye. None buri kukugeraho ukabugumana stati yawe, ugashyira amafoto ya bene wanyu impande zitandukanye, ukohereza abantu ibiti komedi n'ibitandukanye, ukabohereza amafoto yawe ukumeze, ariko nubohereze ikiganiro kiri mu butumwa bwiza. Kuvuga ubutumwa bwawe, kuvuga ubutumwa kwawe zarananiranye, ariko umenye ngo iki nacyo kiri muzo Imana izakubaza. Imana yashatse kugukoresha, ariko
wanga gukoreshwa n'Imana. Soma uwo murongo soze senga Imana. Yesaya ibice 40 umurongo Igice cya 30 umurongo wawo wa mbere. Yesaya ibice 30 umurongo waho wa mbere. Abana b'abagome bazabona ishyano. Bana b'abagome bazabona ishyano. Endelesha kusoma. Ni ku Uwiteka avuga. Ntabwo ari Danieli. Abana b'abagome bazabona ishyano. Bana b'abagome kuva mu itangiriro bumvisha aya makuru banga guhindukira, bumva ubutumwa bwiza banga guhindukira, babwirwa kuva ku itariki ya mbere busa ukwezi kose, ariko banga guhindukira. Ariko Imana yavuze ngo amaherezo yanyu muzabona ishyano. Kubera iki? Soma. Bagisha abandi inama batarinje. Muzamuja kugisha abandi inama, ariko ntimuzamuyigisha Uwiteka. Muzamuyigisha bene wanyu bakomeye, ariko muzamutera Uwiteka umugongo. Mwamara mukavuga ngo turamukunda kandi atababona. Muravuga ngo muramukunda, ngo muramwizera, ariko mu bikorwa zanyu bibi biramwirukana. Ingeso zanyu n'amagambo yanyu mari azamwirukana, ariko muzabona ishyano ngo mugisha abandi inama batari jewe. Bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye. Ngo muzamwifatanya n'abandi baretse umwuka wanje. Abantu bari bafite umwuka w'umwimerere, bamwe barawutakaje baza gufatikanya n'abandi, bamaze kureka umwuka w'Uwiteka. Ariko muzabona ishyano. Mugisha inama abandi atari Uwiteka. Mufatikanya n'abasambanyi, mufatikanya n'abarozi. Muri Zaburi yaravuze ngo Uwiteka arabaza ngo, arabwira umunyabyaha ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Umunyabyaha we, kuki uvuga ngo azantabara kandi kwihana zarakunaniye, ngo azamba ubukwe kandi kwihana zarakunaniye, ngo azangirira neza kandi kwihana warabitaye? Ngo ariko abana b'abagome nkamwe bazabona ishyano. Ntibivuze ko Imana itazatabara abayubaha, simvuze ko Imana itazasubiza abayizeye bagakiranuka, n'ab'Imana izabagirira neza. Jambo ryaravuze ngo ariko wihangana ngo akageza imperuka, ngo niwe uzakizwa, ngo kandi ahabwe ingororano. Kwihangana ugufite, wakomeje kwihangana, humura ntabwo uzakorwa n'isani, humura ntabwo uzamwara. Abwirwa benshi akumbwa na beneyo. We wanze kwiyanduza ugakomeza kubana n'Imana, ugakomeza komatana nawe, ibibazo zaza ukomatana nawe. Mama, humura ntabwo uzakorwa n'isoni. We wakiranutse ukayoboza Imana inzira zawe, ugakomeza kumwiringira. Wagize abarozi bakurwanya, ugira ibigaragazo bitandukanye, uhura n'uburwayi butandukanye, ariko mama, mwene data, humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Muko wakomeje kumwiringira, ufusha ubukwe inshuro zitandukanye, wakomeje kumwiringira nawe ubura akazi, uradepoza biranga, ariko wamwiringiye barakubenze, ukomeza kwihangana. Wagize ibibazo bitandukanye, ukomeza kwihangana. Bene wanyu barakwanze, ukomeza kwihangana. Wahuye n'inyatsi mu kazi ukora, ukomeza kwihangana. Ufite uburwayi bukurembeje, ariko wakomeje kwihangana. Ntabwo Imana yagutaye, Imana iracari kumwe nawe. Ndagira ngo nguhanurire, nkubwire aya magambo, Imana iracari kumwe nawe, yiteguye kugutabara. Jambo ryaravuze ngo izo nibwira kubagirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ni byiza. Umaze igihe ubabaye, we wihanganye, ugakomeza kwihangana, ugakomerera mu Mwami, tunyeganyezwe n'ibi. Ndagira nkubwire ngo ibiri imbere yawe ntabwo ari ibibi. No mu gihe gikomeye Imana izaguhisha, mu gihe k'imvura nishe Imana izagutwikira, mu gihe cy'umuyaga mwinshi Imana izakubera ibyiringiro. Jambo ryaravuze muri Matayo, riravuga ngo wumva aya magambo yanjye ngo akayakomeza, ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imvura iragwa imivu iratemba bigwa kuri ya nzu ntiyagwa. We wubatse ku rutare, nubwo wahuye n'amagorwa, ariko Uwiteka Imana arakuzi. Nubwo wahuye n'ibigeragezo, Imana irakuzi. Ndutinye kuko Uwiteka sheto tete liboli matandimba. Tutinye kuko Uwiteka
ari kumwe nawe pelostitari wirimanga itandukanye fata Uwiteka nk'umunyembaraga mu gihe gikwiriye kiri imbere agiye kuza nk'umunyembaraga agutambutse no standa bone kostifega abanje ndabazi bafite ikimenyetso n'icamaraso yamenye ku musaraba afite ubayobora n'umwuka nabasigiye hahirwa uwanditse mu gitabo hey abanje ndabazi bafite ikimenyetso n'icamaraso yamenwe ku musaraba bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye hahirwa uwanditse mu gitabo c'ubugingo ngurwo urusaku rwinshi urusaku rwinshi kuri wowe wafunze amatwi yawe wihesha amahoro mu mutima wawe ariko ayo mahoro adahari ariko igihe kirageze kugira ngo amatwi yawe acure injereri kubera ijambo rimwe gusa wasuzuguye umwuka w'Imana. Umekata roho ya Bwana ntabwo ntinya gupfa n'abantu baza batekereza kungirira nabi Imana yanje irahari. Meshake Saduraka na Abedenego baravuze ngo Imana yacu ngo ibasha kudukiza. Babwira Nebukadinezari ati turabizi neza ibasha kudukiza ngo ariko ntabwo itadukiza ngo ntabwo twapfukamira ikigirwamana, ntabwo nzapfukamira ikigirwamana kugira ngo nkunde nezeze umuntu, ahubwo nzakorera Imana, Imana izampemba. Nzakorera Imana, Imana izampemba. Nzayoborwa n'Imana, Imana izampemba. Ntabwo nzakubwira neza kandi Imana itabintumye kugira ngo ukuntu umpereze ifaranga, oya izo ntaco zamarira. Ntabwo nzavuga ibyo umutima wawe ushaka kugira ngo ukuntu ungurire costume, oya izo ntaco zamarira. Uzireke, ariko nzakora icyo Imana yantumye. Nzavuga icyo Imana yantegetse kuvuga. Ntabwo nzatinya, ariko icyo Imana ishaka ni ukuja mu murongo w'Imana. Emera kunyura mu nzira ifunganye. Izo ukora nijoro Imana irabibona. Mwene wanyu ntiyabibonye ariko Imana irabizi. Mushiki wawe ntiyabibonye, umugabo wawe ntiyabibonye cyangwa umuca inyuma, ariko Imana yarakubonye. Nubwo wavanye iyo sida ariko Imana yarakubonye. Ariko ushaka wagarukira wakihana burya cyagiye ujya kuroga, Imana yarakubonye. Cyagiye ujya mu bapfumu, yarakubonye. Izo wakoze wihishe, Imana yarakubonye. Ariko ugize amakenga wahindukira. Jambo ryaravuze ngo abantu banjye, abantu b'Uwiteka bishwa no kutamenya ikisha barokore, nuko utagira ubwenge bwarakamye mu bari abahanuzi, ubwenge bwarakamye mu bavuga butumwa, bwarakamye mu bakristo, ariko ikibishe nuko utagira ubwenge kandi gupfa muzopfa. Soma hari tuendeleshe tuombe Bwana. Bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Abashumba mwaretse umwuka w'Imana. Umuntu azavuga mundi mari mu kanisa mugatangira kumutokesha, ariko muzobona ishano. Umuntu ngo aratiti ari muri korali muramutenze, muzobona ishano. Abandi umuntu yakama ari mu kugusengera cyangwa se yavuga ubutumwa no kuri social media, yakama avuze mu rurimi yawe n'Uwiteka, avugishijwe n'Uwiteka, ukamuvuga ngo bari mu kwitigisa, ariko muzabona ishano. Ukamuvuga ngo ukamutokesha, zabona n'abantu batokesha, ariko muzabona ishano. Mwifatanije n'abandi mureke umwuka w'Imana, ariko wagira amakenga yagaruka. Wagaruka Rudiyani mwene data garuka. Jambo ryaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka avuga. Kubera ko ibihe biri imbere bikomeye bigiye gutuma abantu bambaza, ariko babura uwabatabara. Ibihe bikomeye biri imbere. Ntabwo mvuga ngo imbere hari ibintu byiza, hari ibihe bikomeye, kandi ibihe bikomeye biri imbere ntabwo bizazira umwirabura ngo bireke umuzungu. Ibihe bikomeye bimanukiye abanze kwemera kuyoborwa n'Imana, abakomeje kongera icyaha ku kindi,
ibihe bikomeye birabamanukiye. Ba Rupingayi mwege muvuga ngo nta kazaza ngo bagumye kera babivuga, umenye ngo noneho iyi ni indunduro, ibihe bikomeye biraje. Ariko Imana yantumye ngo mwongere muce bugufi mwihane, Imana iragira ibambe. Ariko nimutihana isi mureba iyi birandura igiye kuba birandura kandi ntawe uzabakiza. Ndakumva mwami. Tosti egaye jambo ryaravuze ngo nzavunagurira abashuri mu gihugu cange, ngo kandi nzabaribatira mu misozi yaje miremire. Hari abantu Imana igiye kuribatira mu misozi yayo miremire. Hari abantu Imana igiye kuribata, hari abantu Imana igiye kuribata ntaco yitayeho, Imana igiye kuribata ntakirebyeho, Imana igiye kubaribata. Ariko ugize amakenga wakihana ugakizwa, Imana irakugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Jambo ryaravuze mu Migani igice cya mbere umurongo wa 33 haravuga ngo ariko uwemera kanyumvira azaba amahoro masa atikanga ikibi. Wewe wemeye kumva buno butumwa, hindukira wumvira Uwiteka uzagirirwa neza. Kandi n'ubu byaravuze ngo nimunshake bigishoboka, umunyazaha areka ingeso ze mbi, ngo kandi ukiranirwa areka izo yibwira, ngo agarukire Imana iramugirira ibambe, ngo agarukire Imana yacu kuko izabubare. Kandi ntabwo uzihana ejo, ahubwo wagafashe ikemezo uyu munsi. Kwihana kwawe ntabwo ari ukwatura ngo bituze, kwihana kwawe ni ukureka. Atura uruke izo wamize bibi, ahandi uhunge ubihunge. Jambo ryaravuze ngo mwamagane Satani azabahunga, kandi mwegera Imana izabegera. Daniel ndasoje, mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Uri inkuru Mana, uri inkuru, uri inkuru Mana, uri inkuru, imirimo y'amaboko yawe irahebuje Mana. Uri inkuru Mana, uri inkuru. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje, nguko imvura iguye ihembura imyaka, niko ubigenza ukeza abakundana. Mana ngwino weza imitima y'abantu bawe, abari ahatandukanye, abari mu birere bitandukanye, weze imitima yabo, ukize imitima yabo. Jambo ryawe ribagereho, kuboko kwawe kwiza kugere kuri bo, gukomera kwawe kugere kuri bo, ubutsinzi bwawe bugere kuri bo. Uwemera kumvira ukiza umutima we. Ndagushimiye ko ugutakira umwumvira. Jambo ryaravuze ngo ntabwo uzatererana intore zigutakira ku manywa na nijoro, ngo kandi ntabwo uzazirangarana, ngo ahubwo uzazirengera vuba. Komeza kubana n'imitima yawe kandi ukomeze kubegera. Nitwongera kubana bazabe bafite amashimwe mu mitima yabo, ndetse bahimbaza imbabazi zawe n'urukundo rwawe wabagiriye. Komeza kubafasha no kubagirira neza. Ugutakira hari hose umwumvire. Savye nizeye Kristo kubikoze. Amen. Amen. Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Ukomeze muhezagirwe, Imana irabakunda. Urakoze cyane nawe, muhezagirwa arahezagiwe mugabo. Amen. Nshuti muvandimwe rero kumwe natwe muri kino kiganiro tugisubikiye nga tuzasubukura ubutaha. Ibiganiro byo kumusaraba nakagaruka. Imana ibamugisha. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.